Nshuti za Haleluya Amina TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeze kubaha umugisha, ni ya sheni yanyu, sheni y'ivugabutumwa, sheni itanga ibiganiro ku iyobokamana, igatanga amakuru avugwa mu iyobokamana, ndetse ikabaganirira ikiganiro cy'iterambere. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese abakomeje kudukurikira mukora subscribe, Imana ikomeze ibaha umugisha. Turacyari mu kiganiro cy'iterambere, aho tugiye kurebera hamwe ahantu hatanu ushobora gukura amafaranga y'igishoro ugatangira bizinesi yawe. Yewe mugiye kubana namwe ni Hitimana Dismas, mwene so muri Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha. Reka tubanze dusenge Imana nk'uko bisanzwe. Imana yo mu ijuru, Imana igira neza, turagushimye, tugushimiye ko utajya udutererana, tugushimiye ko ukomeje kubana natwe. Niko dusengeye buri wese udukurikira, ndetse n'abatazi uyu muyoboro wacu nabo turabasengeye kugira ngo ubahe ko uhishurirwa. Uwiteka Mwami, dusengeye ikiganiro tugiye kujyamo cy'uburyo wabona igishoro cyo gukora bizinesi. Turasenze kugira ngo ushoboze buri umwe wese, Mana yacu, udafite igishoro kimuhe, kandi udafite akazi ukamuhe, ababonye igishoro bakagikoresha nabo ukomeze kubahera umugisha mu byo bakora. Urakoze cyane ko ubyumvishe, mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye, amen. Nshuti za Haleluya Amina TV, rero nk'uko twari tumaze kubibabwira, tugiye kuganira ahantu hatanu ushobora kubona igishoro mu buryo butakugoye, mu buryo butaguca inyungu nyinshi. Ahantu hatanu ushobora kubona. Hari igihe wicara ukavuga uti sinabona igishoro, nta kintu nabona mperaho, ariko n'abandi bose bageze aho bagera naho bahereye, kandi ibintu bigenda neza. Kugeza uno munsi ni abamiliyoneri, kugeza uno munsi ni abashoramari bakomeye, kugeza uno munsi bayoboye imiryango ikomeye, cyangwa se batunze imiryango ikomeye. Nawe rero ntukihebe, kuko ejo ni heza, ejo ibintu byagenda neza. Ejo watangirira kuri make, ukazabona igishoro, ugasanga ugeze mu rwego rwo hejuru utakekaga. Ahantu hambere rero ushobora kuvana igishoro cyihuse, ni amafaranga yawe bwite, amafaranga yawe bwite wazigamye, amafaranga wizigamye, amafaranga wakoreye, amafaranga wagurishije itungo, amafaranga wagurishije umurima, amafaranga mbese wabashije kwizigama. Ayo mafaranga ushobora kuyaheraho ugakora igishoro cyihuse, kandi bikakubyarira inyungu. Ndetse ni na byiza cyane, kuko iyo ayo mafaranga yawe bwite, ni amafaranga uba ugiye gushora ugacuruza, kandi ukayacuruza utazajya uyakoramo wishyura uwakugurije. Ayo ni amafaranga meza cyane, amafaranga atagira ingaruka, kandi amafaranga ashobora kunguka mu gihe gitoya. Ahandi ha kabiri ushobora kuvana amafaranga yo gukora bizinesi, yo gukora umushinga wawe ukagenda neza, ushobora kuyahabwa n'umuryango. Umuryango ushobora kuguha amafaranga, ndavuga wavukiyemo, umuryango ubana nawo, ababyeyi bawe, abavandimwe bawe, bashobora kukwitegereza, bakakuremera, bakaguha igishoro. Aho ni ahantu ha kabiri naho ushobora kuvana amafaranga meza, atafite ingaruka, kandi ushobora kunguka mu gihe gitoya, ukaba wateye imbere, ukaba wageze ku rwego rwo hejuru, kuko umuryango wakwitegereje, cyangwa se famiye yawe yakwitegereje, ikaba yakuremera, ikaguha amafaranga. Aho ni ahantu ha kabiri ushobora kuvana igishoro, ubuzima bwawe bukagenda neza, kandi ugakora umushinga, bizinesi yawe ntibashe guhomba, kuko ntago uba urimo gukoramo wishyura ideni rya banki. Aha gatatu ushobora kuvana igishoro, ushobora kuyaguza mu itsinda. Ushobora kuyaguza mu itsinda. Ushobora kuba uri mu itsinda riguriza amafaranga, ritanga umugabane, ritanga nawe waragiye wizigamamo gahoro gahoro. Itsinda ry'abantu riguriza, nta bindi byinshi rinyuzemo,
nta ngwate risabye, nta byinshi binyuzemo mbese, iryo tsinda rikaguha amafaranga ukaba wahita ubona igishoro ugatangira bizinesi yawe, nyuma ukagirana amasezerano ukajya ugenda ukoramo wishyura 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 kugeza igihe uyamariyemo bakaba baguha ayandi. Ubwo nabwo ni uburyo bwiza bw'aho wakura amafaranga mu buryo butagoranye kandi ibintu ubuzima bukagenda neza, ejo hari imbere ugasanga ubaye umumiliyoneri mu bintu utatekerezaga. Aha kane ushobora gukura amafaranga yo gukora bizinesi mu buryo butakugoye, ni ukuyaguza umuntu. Umuntu ku giti cye ushobora kumuguza amafaranga umwereka ko ugiye gukora umushinga, uwo mushinga ukawumusobanurira akaba yakuguriza amafaranga, nabyo ni byiza cyane kuko amafaranga ye ushobora kuyamarana igihe, ukayamarana ukwezi, ukayamarana amezi abiri, ukayamarana amezi atatu, nta nyungu n'imwe arakwaka, urimo kwikorera bizinesi gusa. Nyuma mw'ayo mezi wamara kumwishyura ugasanga usaguye inyungu nyinshi, akaba ariyo wongera gushora cyangwa se yanagukundira waba wabikoze neza wabaye inyangamugayo, akaba yakongera akanagusubiza ukongera ya nyungu yawe, ugasanga ubucuruzi bwawe cyangwa se umushinga wawe ugenze neza. Hanyuma ushobora gukura igishoro cyihuse ni ukuyakura muri banki. Banki, ibigo by'imari, ibigo biciriritse, ibigo by'imari se, aho naho ushobora kuhakura amafaranga ugatangira umushinga wawe, ukagirana amasezerano ya banki, gusa banki yo hari aho haba hasabwa ingwate, hari aho hasaba ubwishingizi bitandukanye, ariko ntacyo naho ubasha kuhakura igishoro mu buryo bwihuse, uko ugenda wishyura neza bagenda bakuzamurira uburyo bwo kwishyura, uburyo bwo kugabanyirizwa inyungu, uburyo uko ugenda utera imbere ubuzima bugenda neza, nawe ukabasha no kwizigama ukazakebuka wageze ku ntambwe ishimishije y'ishoramari. Nshuti bakunzi ba Haleluya Amina TV rero, njyewe nta kintu nzajya mbahisha, igitekerezo cyose nzajya nunguka cyiza cyateza umuntu imbere nzajya nkimwibutsa, nzajya nkimwereka, nawe ntukajye ugira ubwiru, wowe kora subscribe gusa kuri iyi chaîne yacu, ubundi ibyiza biri imbere. Imana ikomeze